wowe utari wakora subscribe ihutire gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho, kandi wibuke gukanda akazogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho igihe, utibagiwe gukanda like kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi. Ubwo ukanda like ndetse ukanda share kugira ngo ibiganiro byacu bigere kuri benshi, kuko ibiganiro byacu ntagahoraho kandi bizajya bifasha benshi kumenya, kwiga no gusobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye, nk'uko nkunda kubigarukaho yuko ubumenyi aricyo gishoro cya mbere ndetse ariho dukwiye gushora, kandi mu gihe tuzaba twagize ubumenyi aricyo kizajya kiduha umusaruro in terms of money. So tukiri hano rero uno munsi nongeye kugaruka nkuzaniye topic nziza cyane. Icyo tubereye hano ni ugufasha abantu gukira uburwayi bugiye butandukanye. Icyo tubereye hano ni ugufasha abantu gutandukana n'ibibazo bigiye bitandukanye. Hano uzahigira business, hano uzahamenyera amakuru y'uburyo wabasha gukira indwara zigiye zitandukanye. Hano uzagira ibintu byinshi cyane, uzahura n'inzobere ndetse abantu bagiye batandukanye. Hanyuma uno munsi rero nkuzaniye nanone topic nziza. Ndashaka kuganira n'abantu bafite ibibazo bigiye bitandukanye, cyane cyane ku ndwara y'igifu. Ubwashize twaganiye ku ndwara ikomeye cyane, ku ndwara ya sinezite. Ngira ngo abantu mwamenye uburyo bwo kwivura no kwirinda indwara ya sinezite. Muri iki cyumweru rero tuzaganira cyane cyane ku gifu, tuzareba byinshi ku bijyanye n'indwara y'igifu, tuzareba uburyo igifu gishobora kwifunga bityo bikakubera ikibazo mu kujya kwituma ukasanga wagize constipation, ariko kandi tuzareba n'igisubizo mu gihe wagize ikibazo cya constipation, maze igifu cyawe kikongera kuba cyakora neza, kikaba cyakongera kuyungurura neza, maze ubuzima bukongera kugenda neza. So ndakurarikira gukora subscribe, nkubwira nti ntucikanwe n'amakuru anyura hano kuri Tumenye TV, aho uzagenda umenya byinshi. Hano muba muri kumwe na Jerome, kandi tugenda tuganira byinshi bigiye bitandukanye, byinshi bigiye binyuranye. Ndakurarikira rero gukora subscribe kugira ngo ibintu byose ujye ubibona kandi ujye ubona amakuru ku gihe. Rero muri aka kanya tugiye kuganira byinshi, ariko ntago nzabura umunsi nzajya mba nafashe ijambo hano, ntago nzabura kuguha amakuru meza ku kijyanye na business ihemba, kandi ihemba mu buryo bwiza, mu buryo bw'amadolari ubona mu manyarwanda. Rero ndakubwira nti kora subscribe. Abantu benshi muba mwifuza kumenya update z'aho business igeze n'uburyo iri kugenda yaguka. Ndagira nkubwire yuko muri Congo ni business imaze kugenda ifata intera. Muri weekend ama update yari menshi, amahugurwa, ama training byari byinshi, ndetse no mu gihe gito hano mu Rwanda iraza kuba ari business nziza. Rero ndakubwira nti amakuru yose uzagenda uyumva, kandi azagenda akugeraho igihe, azagenda akugeraho uko bwije uko bukeye. Ndakubwira nti kora subscribe kugira ngo utazacikanwa na buri kimwe icyo ari cyo cyose. Rero ndatangira nkubaza nti se waba ufite ikibazo cy'igifu, indwara y'igifu? Hari igifu kiba kikurya ukumva kirokera nk'urusenda? Yes, waba ufite icyo kibazo, kumva wokerwa mu gifu, kumva ufite ikibazo warya ibyo kurya ugatangira gutura imibi, ugatangira gusepfura, mbese icyo kibazo waba ugifite? Ndagira nkubwire ko ngufitiye amakuru meza. Mu gihe ufite icyo kibazo ndetse ukaba waragiye kwa muganga ukagerageza gufata ibinini ariko bikanga, ndagira nkubwire ko ngufitiye amakuru meza y'umuti ubasha kugukiza igifu kikurya utura imibi, ndetse birashoboka yuko hari ibyo kurya wamaze kuvaho kubera igifu. Ndagira nkubwire ko nawe hari amahirwe y'uko wakira ndetse ukongera kurya. Ushobora kuba waravuye ku munyu, ushobora kuba waravuye ku ndyo zimwe na zimwe kandi wakundaga, ariko hari amakuru meza yo kugufasha yo gutuma ukira igifu. Rero ndakurarikira ko waduhamagara kuri nimero ya 0788 iyi nimero tugufasha direct, maze umuti tukagusuzuma tukumva ibibazo wagiye ugira, maze tukabasha kugufasha aho uri hose. Ushobora kuba uri hano mu Rwanda, ushobora kuba uri i Burundi, ushobora kuba uri Congo, ndetse ubasha kumva runo rurimi rw'ikinyarwanda. Aho hose mu gihe tubasha gucommunicatingana tubasha kugufasha, maze umuti ukakugeraho kandi mu buryo
bwiza. Rero ntibyakubuza mu gihe ubasha kumva ururimi, mu gihe tubasha gukomuniketingana ndetse no mu zindi ndimi, yaba ikinyarwanda aricyo rurimi rwacu cyane cyane dukunze gukoramo ibiganiro, ndetse cyaba igifaransa. Ushobora kuba wumva ikinyarwanda ariko ukaba utazi gutanga komunikasiyo yawe mu kinyarwanda, ariko ukaba wabasha kuyitanga mu gifaransa. Aho ngaho tubasha kuba twagufasha. Ushobora kuba wabasha kuyitanga mu kigande, aho nabwo nta kibazo, ndetse ushobora kuba wabasha kuyitanga mu cyongereza, aho naho ndagira nkubwire ko nta kibazo. Vuba cyane uzabona n'abandi batumirwa ndetse bazaba bari mu ndimi zigiye zitandukanye, aho tuzabasha kugufasha kandi mu buryo bwiza. Rero kora subscribe maze dukomeze tugende tureba byinshi bigiye bitandukanye, tureba byinshi byo kudufasha, byinshi byo kuduha gusobanukirwa ibigiye bitandukanye. Nakubwira nti kora subscribe maze ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku wundi. Urakoze cyane wowe umaze gukanda subscribe, kandi wowe uje kugira ngo dufatikanye tugere kuri byinshi, dusobanukirwe, tumenye ibintu byinshi bigiye bitandukanye, na cyane cyane ko icyatumye dushyiraho uno murongo, dushyiraho ino TV, dushyiraho ino channel, ari ukugira ngo tumenye byinshi kandi tugende dusobanukirwa na byinshi bigiye bitandukanye. Rero ushobora kuba ugira ikibazo cya constipation, ndetse igifu cyawe cyaramaze kwiboroka, ndetse utakibasha kujya kwituma ngo bibashe kuba byakwemera, ariko aho nawe tugufitiye igisubizo. Ku bantu mwese mufite ibibazo bigiye bitandukanye by'igifu, cyane cyane ahangaha igifu iyo wariye hari ubwo urya maze igogorwa ntirikorwe neza, maze ukagira ikibazo cya constipation. Wamara kugira ikibazo cya constipation, ubuzima ntibugende neza, ariko ndagira nkubwire ko nawe ufite ikibazo cya constipation, igisubizo cyawe kirahari, kandi igisubizo cyawe nta handi ugomba kugikura uretse hano muri Edinox. Edinox nk'uko nkunze kubivuga rero, ni business ariko mu buryo nanone twakuzaniye product ziturutse mu Buhinde, mu ruganda rwo mu Buhinde, mu ruganda rwa Life Care Phyto Lab. Ahangaha niho uzasanga za product zizagufasha, za product zizagenda zituma ubuzima bwawe bugenda neza. Mu gihe ufite ikibazo cya constipation, ndakubwira ko hari product zo gukoresha ukura muri Edinox, ubasha kuza tukaguha ubufasha, tukagusobanurira, ndetse byanaba ngombwa tukagusuzuma tukamenya ikibazo ufite, maze tukaguha product zibasha kugufasha, zibasha kugukiza igifu cyawe kikongera kikamera neza. Ndakubwira wowe rero ufite constipation, wowe ufite ikibazo cyo kwituma bikanga, ndetse nk'uko ubona buno bura, uko runo rura rumeze, yes, urabona ko byamaze gufunga. Ugendeye uko rutangira ukagera hasi, urabona ingufuri yamaze kwibana. Ibi rero biragereranya nawe ujya kwituma, ariko ugagerageza kurekura, ariko bikanga, ugasanga byarafunze, ndetse imyanda ntabwo ikibasha guhita. Hano rero dufite umuti tubasha kuguha, maze ibintu bikongera kugenda neza, ntiwongere kwituma uribwa, ntiwongere kumva ibibazo bya constipation, bigakira neza, maze ubuzima bukongera kujya mu murongo mu buryo bwiza, ukongera kujya urekura imyanda, ndetse ikajya imanuka nk'uko hano ubireba, nk'uko ku ifoto ireba, nk'uko biri kugenda bimanuka vuba vuba, mu gihe byari byaramaze kwibana, mu gihe ingufuri yari yaramaze kujyaho, byaramaze kuba gutya. Hano rero mu gihe wamaze gukoresha umuti twaguhaye, nibwo ibintu bigenda barabara, bikongera bikaba byiza, bikongera bikagenda nk'ubu buryo uri kureba. Urura rwawe rukongera gukora neza, maze ubuzima bwawe bukongera bukamera neza. Hano muri Edinox rero niho uzakura muri buri kimwe cyose. Ndagira nkubwire ko wowe uri hano mu Rwanda ni amahirwe, ndetse uno munsi wa none ufite yo kugufasha. Wadusura kuri ofisi aho turi. Dufite byinshi tuzakwereka, dufite uburyo bwo kuba twakorana, dufite uburyo bwo kuba nawe watangira ugafasha abantu benshi. Niba ufite impano yo
yo kuba wafasha abantu mu kubavura, cyangwa se ukeneye gukora na bizinesi mu buryo bwo kujoyininga, nabwo ushobora kuza tukakwereka uburyo tugomba gufatikanya tugafasha abantu, tugafasha abanyarwanda, tugafasha abanyamahanga mu buryo bugiye bunyuranye kandi ari ukubavura, kandi ubu buryo numara kubujyamo uzabona n'inyungu zigiye zitandukanye. Ndacyari kuri wowe urwaye igifu, ndacyari kuri wowe ufite ikibazo gikomeye. Rero wowe ufite ibibyimba bamaze gupima bakabona ibibazo byawe birakomeye, ibibazo byawe birahambaye, ariko uko igifu cyaba kimeze kose, ndagira nkubwire yuko hano muri Edinox tubasha kugufasha maze igifu cyawe kikongera gukora neza. Tuzakomeza kugenda tureba byinshi, ndagira nkubwire yuko muri iki cyumweru tuzagira n'abatumirwa bazagenda badufasha, abadogiteri, abaganga bo mu rwego basobanukiwe na byinshi, ndetse muri komenti nawe uzabasha kubaza ibibazo. Rero ibi byose uzabasha kubimenya ari uko wamaze gukora subscribe, ari uko wakanze kukazogera, maze mu gihe tuzajya tuba turi mu kiganiro live cyangwa se online, donc byose bikabasha kukugeraho kandi bikakugereraho igihe. Hano rero ndakwibutsa yuko uri kumwe na mentor coach Jerome, ugufasha kugenda usobanukirwa byinshi, ugufasha kugenda umenya byinshi, update ziriho haba muri Edinox. Ndagira nkubwire ko nawe niba ufite business ukeneye ko tukwamamariza, ukeneye ko abanyarwanda bamenya, abanyamahanga bamenya, maze bakajya bagusanga aho uri, bakakugurira, zaba ari product ucuruza, yaba ari ibyo ushaka kumenyekanisha, yaba ushaka kugira abakiriya benshi, wanyura inbox, waduhamagara cyangwa kuri ya nimero ya 078 93 110, tukagufasha maze business yawe ikamenyekana, maze ibyawe byose bikongera kugurwa kuri rate yihuta. So ukeneye gutangira business nta kazi ufite cyangwa se ugafite, ukeneye ahandi ho gukura inyungu, nawe tuguhaye karibu kugira ngo tugumye kugenda dufatikanya, tugumye kugenda dutezanya imbere. Icya mbere buriya ni ukugira ubumenyi, hanyuma wamara kugira ubumenyi ubwo ngubwo ukabwinvestiga bugafasha abantu, ariko nawe buguha inyungu. Yes, reka dukomeze. Ibiganiro ni byinshi ndetse amahirwe ni menshi hano kuri Tumenye TV. Muzagenda musobanukirwa na byinshi, ariko nkingaruka kuri wowe ufite ikibazo cy'igifu, wowe ufite constipation, rwose iki nicyo gihe kugira ngo ubashe gukira, iki nicyo gihe kugira ngo ubashe kumererwa neza. Ndagira nkubwire yuko abanyarwanda bavuga ngo ushaka gukira indwara arayirata. Indwara yawe ngwino uyirate dogiteri, ngwino uyibwire muganga, maze ubone umuti, maze ubuzima buhinduke, wongere kumererwa neza. Ndagira nkubwire yuko nubwo tuvuga ngo twakora business cyangwa twatera imbere, ariko mu gihe amagara yazahaye, mu gihe igifu cyawe kitameze neza, ko igifu iyo kitameze neza n'undi mubiri wose uba warwa. Ni hahandi utabasha kurya ibyo kurya ngo bigire umumaro ku mubiri, ni hahandi urya ibyo kurya ntibibashe gukora, igihe kandi bitakoze nicyo gihe ubura imbaraga, wajya mu kazi, akazi kakakunanira, wagira icyo ugiye gukora cyose ukabura imbaraga zo gukora. Kubera iki? Kubera ko umubiri udafite imbaraga, kuko umubiri imbaraga ziva mu byo turya. Ibyo turya nibyo biduha imbaraga kugira ngo tubashe kuba twakora akazi. Ni byiza rero gufata igifu cyawe neza, ni byiza kukivuza mu gihe cyarwaye, ni byiza gukemura ibibazo byose byaba byibasiye igifu cyawe kugira ngo ubuzima bwawe bugende neza. Rero ndongera ngire nti kora subscribe ndetse kora share, uha abandi bantu amahirwe bagiye banyuranye, ibi biganiro byacu bijye bibasha kubageraho umunsi ku wundi, uko bwije uko bukeye, babashe gusobanukirwa, babashe kumenya amahirwe nk'ayo nawe ugize uyu munsi wo kumenya iyi channel, kugira ngo kugera kuri uyu murongo, kugira ngo ubashe kuba wamererwa neza. Hanyuma rero turi e-shop, yes, dukora online, ariko tukagira na ofisi udusangaho ku Gisozi. Mu gihe utuganye tukwakira neza, ni karibu dukorane, ni karibu dutere imbere, ni karibu dukire indwara. Ibiganiro byo nakagaruka, ndakurarikira no ku munsi w'ejo kuzakurikira ibindi biganiro nk'ibi ngibi, na cyane cyane kuno muri iki cyumweru tuzibanda
ku gifu, tuzareba byinshi, dufite abatumirwa bazagenda batugezaho byinshi binyuranye mu buhanga ndetse no mu bushakashatsi no mu buvumbuzi. Kora subscribe, reka rero mpinire aha ngaha, reka wowe nkubwira yuko twarebye ku ndwara y'igifu, twarebye uburyo, twarebye umuti, ndetse nguhamagarira kuza wowe ufite ikibazo, wagiye kwa muganga bikanga, wowe wisuzumishije bakakubwira ikibazo ufite amaside mu gifu, wipimishije bagasanga ufite ibibyimba mu gifu, ndetse hari n'abo babwiye ko bagomba kubaga, wowe ufite constipation, wowe ujya kwituma bikanga, ukituma bigoranye, ukituma bikurya kandi mu buryo bukomeye. Ndagira nkubwire yuko igisubizo kiri hano, maze nawe ukazongera igifu cyawe kikongera gukora neza, ubuzima bukongera kugenda neza. Kora subscribe, reka duhure ubutaha, reka Imana ibahe umugisha. See you at the top, ubuzima bugende neza.